twibuke twiyubaka. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ntuzibagirana mu mateka y'Abanyarwanda ndetse n'isi yose kubera jenoside yahitanye abarenga miliyoni. Mu bishwe muri jenoside harimo abahanzi baririmbye indirimbo zagiye zikundwa na benshi ndetse na n'uyu munsi zigikora ku mitima ya benshi. Gusa uretse izo ndirimbo bakoze icyo gihe nta yindi ndirimbo nshya yabo wakumva, kuko aba bose bavukijwe ubuzima bwabo imburagihe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Wabase warabwibya Rugamba Sipiriyane, Sebanani Andre ndetse n'abandi bahanzi benshi bari bakomeye bavukijwe ubuzima bwabo imburagihe muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari abandi batarashirwa ahagaragara ariko bamwe mubona gutegura uyu munsi barabahanzi bakomeye ndetse urubuze gutungurwa n'indirimbo zabo zagiye zikundwa ndetse nawe wakunze, ariko ikibabaje muri ibyo ntibakiriho kuko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ariko ngo burya nta muhanzi upfa kuko igihangano cye nacyo kirasigara. Muri iki cyegeranyo cy'iminota mikeya naguteguriye urutonde rw'abahanzi bari bakomeye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi Sebanani Andre. Ni umuhanzi wari uvuka mu ntara y'Amajyepfo, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse akaba ari n'umucuranzi muri orchestre Impara. Yaririmbye indirimbo ze ku giti ze zirimo nka Urabaruta ndetse aririmba n'izindi zitandukanye zirimo Akarimi Kashyari, Mama Munyana ndetse n'izindi zitandukanye. Uretse ibyo kandi Sebanani Andre yari umukinnyi w'ikinamico cyane ko yakinnye ari Rusisibiranya mu itorero Indamutsa. Itese kwizinze rutarugirwa kwa ntabwo naherukaga no koko nimvuye ruguririya none nanje kureba ko yanyana yamenyereye ikiraro kimeze neza. Inyana nyanyana iye nyana yanyana yanjye se ntabwo izi nyana yawe ngira se jewe ngo nta nyana yanjye ugira kari kushoka wibeshye wenda usubura komeje ndabona wihaye kunseka ubwo se urakomeje yenda umva nkinisha niko ugomba kubunkinisha. Oya nyababi oya mbwira urakomeje ubu inyana yanjye bihogo ntabwo yizi ugira inkarya. Ikindi kandi Sebanani Andre yari umunyamakuru kuri Radio Rwanda yahoze yitwa Oremfo ndetse kandi yakoraga ibiganiro byinshi bijyanye no gutebya aha kuri Radio Rwanda. Sebanani Andre numwe mu bishwe rugikubita kuko yishwe tariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Muri make nibwo jenoside yari gitangira. Sebanani Andre yasize abana 4 ndetse bakiriho na n'uyu munsi, ndetse kandi ikindi yasize n'umugore witwaga Mukamurisa Animari ariko yapfuye muri 2015 azize ubugwayi. Ku mwanya wa kabiri turasanga Rugamba Sipiriyane. Rugamba Sipiriyane yishwe rugikubita kuko yishwe nawe tariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yari gitangira. Uyu Rugamba Sipiriyane yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ariko kandi akaba yarazwi cyane mu masimbi n'amakombe. Yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo Imenagitero, akaba yari n'umusizi, umwanditsi w'ibitabo ndetse kandi Rugamba Sipiriyane ntituzibagirwa indirimbo yagiye ahimba zirimo nka Murumvi Twana Twanjye ndetse n'izindi zitandukanye. Ariko igikomeza kubabaza benshi cyane n'indirimbo yahimbye bwa nyuma ndetse ari hafi yo kwicwa, aho yahimbye indirimbo yitwa Nzataha Yerusalemu Nshya. N'indirimbo benshi bumva maze ikiniga kikabasesekara mu maso.
uyu Rugamba Sipiriyane ubuhanzi bwe yabukuye ku byamubayeho, cyane ko ngo yakunze umukobwa witaga Saverina maze akicwa aroshwe mu mazi. Aha turi umwaka w'1963. yahise akundana n'undi mukobwa ndetse baje no gushakana witwaga Mukansanga Dafroza, ari nawe yahise ahimba indirimbo zirimo nka Cyuzuzo. uyu Rugamba Sipiriyane yari umukozi ukomeye muri leta, ariko ntiyaje kurambamo kuko yaje kwirukanwa ni nyuma y'uko yagendaga ahimba indirimbo benshi bakabona ko zakomeretsaga leta yari iriho icyo gihe. Rugamba Sipiriyane ntabwo yishwe wenyine kuko yicanwe n'umugore we ndetse n'abana be 6 bose babiciye rimwe, hasigara abana 4 kuko yari yarabyaye abana. Rugamba Sipiriyane ntituzamwibagirwa mu bihangano bye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye yamariye sosiyete nyarwanda. Undi muhanzi wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ni Bizimana Roti. uyu yahimbye indirimbo zitandukanye ndetse zari zirimo no gutebya, aho yahimbye indirimbo zirimo nka Nsigaye ndi umuzungu. Iyi ndirimbo Nsigaye ndi umuzungu ubwo yayihimbaga yabyinwaga na benshi babaga barangije gusoma urwagwa ndetse n'abandi benshi babaga barangije gusoma kuri Mitsingi, cyane ko yari iri mu Rufaransa. Undi muhanzi wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ni Karemera Rodrigue. yahimbye indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko kandi benshi na n'ubu bacyumva ikiniga kikabasesekara mu maso. yahimbye indirimbo irimo Kwibuka, cyangwa se benshi bakunze kwita Hagati y'ibiti bibiri. Ubara ijoro, ndetse benshi banavuga ko iyi ndirimbo Ubara ijoro ari nayo yazize ubwo yayihimbiraga mwene wabo wari waragiye hanze asa n'umubwira kuba yagaruka, ariko kandi ngo icyatumye imukoraho ngo nuko yahimbye akavuga igihugu cya Uganda ari nacyo cyari gicumbikiye abarwanyi ba RPA inkotanyi, ndetse benshi byatumye batangira kumufata nabi ndetse banamuziza iyi ndirimbo Ubara ijoro. uyu muhanzi kandi Karemera Rodrigue impano ye yaje no gusesekarira mu bo yibarutse, kuko mu bana be harimo Iradukunda Valerie waje kurimba karimbo kakundwaga n'abana kugezana n'uyu munsi, ariko bise Ihorere Munyana. uyu mwana na n'ubu aracyariho nk'uko umubona kuri screen yawe, ariko ubu yarakuze. Ese haba hari uzi tutashize muri iyi video wamenyekanye cyane? Nge na Rambo na Jacques mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.